Haleluya. Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, turashimana none ko tugarutse tuzanye ijambo ry'Imana. Ijambo tumaze iminsi twiga ni ukwambara imbaraga z'ikindi gihe. Rero turashimana yaturinze mu minsi itambutse. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 34 w'amasengesho y'iminsi 40. Turashimana yabaye natwe mu minsi itambutse. Rero turashimana kubw'uyu munsi mwiza, katone dusenga Imana. Dukomeze nyine ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana y'igitangaza, na usa nawe mwami na uhanye nawe. Data turi imbere y'amaso yawe igitondo cy'uyu munsi, ndetse mwami umunsi wose. Mwami wanjye turahamagara ubwiza n'icyubahiro cyawe, mwami w'abami. Ngwino bane natwe nagwe wese wumvira ijambo, umugirire neza, umwambike imbaraga zawe. Data tubone ukuboko kwawe, Mana urwaye umukize, uwurushiwe Mana muruhure, unaniwe mwami arurwe nawe, arurwe n'iri jambo ari bwumve. Mu izina rya Yesu tuguhaye ikaze mwuka wera w'Imana, azabane nawe kandi tugirire neza, ndetse afate no ku mitima y'abumvira ijambo. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, amen. Turashimana rero yabanye natwe kandi kiturinze. Turashimana ku bwanyu mukurikirana ijambo ry'Imana. Turashimana ku bwacu idushoboza gutanga cyangwa kumva ijambo ry'Imana twese hamwe. Imana duhana umugisha. Rero uyu ni umunsi wa 34 nkuko natangiye mvuga. Turashimana rero ko ikiri kumwe natwe kandi gikomeje kubana natwe. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ryo kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Iyo wambaye imbaraga ugomba kwitegura kubaho neza cyangwa se gutegura ejo hazaza hawe. Mu buzima busanzwe urakora kugira ngo urimo gutegura ejo hazaza hawe. Ni wowe umusiribateri ukora ukiri siribateri kugira ngo utegure ejo hazaza hawe, ubaka urugo rwawe, abana bawe, umudamu wawe, cyangwa se niba n'umukobwa ukora akazi runaka cyangwa wiga amashuri yawe. Ibyo byose ni ugutegura ejo hazaza hawe. Yesu ashimwe cyane. Rero n'uyu munsi iyo wambaye imbaraga z'umwuka wera, ukambara imbaraga utegura ejo hazaza hawe kugira ngo tuzatsindwa n'imbaraga z'umwanzi z'ejo Satani azagutega cyangwa ikindi gicu uzagwamo cy'umwanzi. Yesu ashimwe cyane. Twatanye dusoma icyango kimwe kitubwira ngo nuko Satani amaze kugerageza umwami Yesu ngo yaje amutega ikindi gihe. Kubera icyamutega ikindi gihe, aho kanya yaramunaniye, araje ati none akamutega ikindi gihe. Imana ishimwe cyane. Rero nawe uyu munsi wa none kugira ngo ushobore gutsinda imbaraga z'umwanzi z'ejo hazaza, nuko uyu munsi wa none wivomerera, nuko uyu munsi wa none ugira icyo ukora mu buzima bwawe, cyamandi no gusevinga imbaraga z'Imana kugira ngo ejo utazagwa mu gihe cy'umwanzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri uyu munsi twese mu gihe twese kugira ngo insengero zifungwe ntabwo twa tubyiteguye. Byabaye ngombwa rero kwa COVID-19 byango kugira ngo insengero zikinge. Utambaye imbaraga, abenshi basuye mu mayoga, abenshi basuye mu businzi, abenshi basuye mu matabe, abenshi basuye mu busambanyi, kubera ko nambaraga yize yambara. Ariko umuntu wambaye imbaraga, umuntu wivomereye, uyu munsi aracyahagaze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera ko gukinga insengero ntabwo bivuga ngo ugwe. Gukinga insengero ntabwo bigaragaza ngo ujye mu mapfumu. Gukinga insengero ntabwo bigaragaza ngo ujye mu biyobyabwenge. Oya, nubwo insengero bavuga ngo ntabwo bazikinze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero uyu munsi wa none urasabwa iki? Urasabwa nawe guhagarara neza kugira ngo ejo Satani tuzagutega igicuka kigwamo. Buri saha n'isaha Satani adutegurira ibishu turimo tugwamo, ariko Uwiteka Imana akatubera amaso. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero tureka dusome ijambo rimwe Yeremiya 31. Nukuha ku murongo wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana igirana isezerano rishya n'abantu bayo. Imana hari isezerano rishya. Yesu ashimwe cyane. Nubwo hari isezerano rya kera, ariko Imana yongeye kugirana isezerano rishya n'abantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ya isezerano ruvuga ngo iyo ikintu kiba gishya, hari ikindi kiba gishaje. Amina. Haleluya. Nukuvuga ngo rero Imana nubwo twabayeho dufite isezerano rya kera cyangwa dufite isezerano twari turimo cyangwa dufite abisa bafite isezerano bari bari mu icyo gihe, byabaye ngombwa ko Imana yongeye gukorana isezerano rishya n'abantu. Kuko isezerano rya kera ryari rimaze gusa nk'aho abantu baca amazi, cyangwa se abisa b'icyo gihe bari baca amazi
batangiye gukora ibyo bishakiye, ariko Uwiteka umwami Imana bati nubwo bimeze gutyo hari ikindi kintu ngomba gukora, ntabwo nagarukira ahangaha. Ngo Bibiliya avuga ngo Imana yongera noneho, Yesu yashimwe cyane, haleluya, ngo yongera kujyana isezerano rishya n'abantu bayo. Uyu munsi wa none hari icyo Imana ivugana nawe, Yesu yashimwe cyane. Avuga ngo umurongo wa mbere 31 Yeremiya 31 umurongo wa mbere, avuga ngo Uwiteka aravuga ati icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isiraheli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uko nuko Uwiteka avuga ati abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu, ari bo Bisiraheli igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yamonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza no kwiyegereza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera izabibu ku musozi w'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezerwa n'imbuto zabo, kuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazarangururira ku misozi ya Efurayimu bati nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni dusange Uwiteka Imana yacu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo aranya ngo uko nuko Uwiteka umwami Imana abwira Abisiraheli yongeye kujyana n'isezerano rishya, ati noneho nubwo bimeze gutyo, noneho nzongera kububaka nawe muzamuze mute mwubakitse. Nubwo hagiye byasenyutse, nubwo hari igihe bitabaye neza, nubwo hagiye mwubatse bikagorama cyangwa se bigahitama, ariko Uwiteka yamvuga natwe ngo ntazongera noneho kongera kutwubaka, natwe twubakitse. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo natwe tuzaba twubakitse, nuko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ngo abantu barokoteye inkota mu butayu, Yesu ashimwe cyane, abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu. Nubwo bari mu butayu, nubwo bari mu gihe gikomeye, nubwo bari mu gihe cy'inzara, nubwo bari mu gihe cy'icyorezo, ariko muri icyo gihe baboneyemo ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Natwe uyu munsi wa none nubwo duhana ibigeragezo runaka, nubwo duhana n'indwara, nubwo duhana n'ibyorezo, ariko hagati mu byorezo tubona ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hagati mu bigeragezo hari ubuntu bw'Imana buhari. Hagati mu nkota zikomeye za korona dufite ubuntu bw'Imana. Ata ubuntu bw'Imana twakaye twabiragiranye. Utekereza ubuntu bw'Imana, nubwo mu kigeragezo, nubwo bakurira, ariko ubuntu bw'Imana bukuriho, hari ubuntu bw'Imana buturiho. Yesu ashimwe cyane. Ijambo riranezera bavuga kandi icyo gihe ngo natwe tuzarokoka, kandi tumakurokoka yongera twubake, kandi kubakwa tuzaba twubakitse. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Na uyobotswe n'Imana nagusenywa n'umuyaga we wese, yobotswe n'Imana nagusenywa n'amagambo, yobotswe n'Imana nagusenywa n'ibije ibyo byose, yobotswe n'Imana nta kiguhungabanya kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko yobotswe n'abantu biroroshye kugira ngo usenyuke, yobotswe n'abantu biroroshye kugira ngo urambarare, ariko turashima Imana ko twubatswe n'Imana. Uyu munsi tukivuga ijambo ry'Imana, nawe ndagushishikara nshuti yanjye, emera Mwuka w'Imana wera, emera Uwiteka aze akubake, aze yubaka ibyawe, yubaka umuryango wawe, yubaka abana bawe, yubaka urushako rwawe, yubake bizinesi yawe, yubake finance yawe, yubake bya bintu byakunaniye. Uyu munsi wa none kuko Uwiteka nakubaka uzaba wubakitse. Yesu ashimwe cyane. Uko umuyaga naho waza uzakomera uko wubatswe n'Uwiteka, haleluya. Ko nihaza imiraba uzakomera uko wubatswe n'Uwiteka. Arangije ngo noneho ngo bazabyina indirimbo z'abanezerewe, ngo bazamuke ngo tuzamuke tujye ku musozi w'Imana wa Siyoni, kandi ngo tuze tujye dusanga Uwiteka, haleluya. Ndakuvuga ngo sanga Uwiteka ku musozi wera w'Imana, aho n'Uwiteka azakugiramo neza, aho n'ujya ku musozi w'Imana ntabwo uzasigaho uko wari uri. Hari isengesho dukunda gusenga
ngo data wa twese mu izina ryawe kayuba ubwawe bwawe ubwawe bw'Imana yo buje ntabwo ubwawe bwa Satani waba bugihagaze aho ngaho ubwawe bw'Imana yo buje ntabwo ubwawe bw'umwijima bushobora kuhahagarara ubwawe bw'Imana yo buje tuhabonera ubuntu tubonera imbaraga zima tubonera kunezerwa kw'Imana tubonera gukora kw'Imana Yesu ashimwe cyane haleluya niba uri umusore emera ubwami bw'Imana buze mu mutima wawe ukore ubwami bw'umwijima ukore ubwami bw'inzoga ukore ubwami bw'ubusinzi n'ubusambanyi niba uri umukobwa emera ubwami bw'Imana buze mu mutima wawe uyu munsi wa none tubonye gukora kw'Imana tubonye imikorere y'Imana emera Imana igusanga izakubaka nshuti yanjye Imana yatwubatse Imana iteguye nawe kubaka Imana yakugiriye neza nawe yatugiriye neza nawe Imana ishobora kukugira neza turashima Imana yacu iyo ubona ku butoni umuntu ashobora kurabana ku butoni ariko Imana upfa kuyemerera gusa ukarambura amaboko yawe kuvuga ati Imana ndi hano ndere ukundi ndaje ukundi Imana irakwakira ukuri ko ariko kose upfa kuba uyemereye upfa kuba wihaye imbaraga zawe upfa kuba wihaye ubusore bwawe upfa kuba wihaye ubukumi bwawe upfa kuba wihaye ibyo uvuga ati Imana ndere ukundi Imana yagukoresha kandi uhagarara n'Imana kandi iyo twabonye abatubanjirije bahagaranye n'Imana ntabwo bigeze bicuza mu buzima bwabo ariko uyu munsi uhagaranye n'umuntu uricuza ariko uyu munsi uhagaranye n'ubwami bw'isi uricuza ariko uyu munsi iyo ugize ibitari Imana wimika mu mutima wawe ugira iherezo ritari ryiza ariko ntabwo nize mbona amateka uhagaranye n'Imana ugira kwicuza usuti yanjye ndagusishikariza mu buzima bwa mu mashuri yawe ume kwiga hagarara n'Imana emera Imana kiranuka abantu batabona aho babona kiranuka igihe uri wenyine n'utari wenyine kiranuka igihe uri kumwe n'ababyeyi n'utari kumwe n'ababyeyi bawe mu nyangamugayo zo mu Mana nshuti yanjye Imana iteguza kugira neza kandi Imana iteguza kuhaza kwifuza kwawe emera Imana itahe mu rugo rwawe kura ibigirwamana mu rugo rwawe kura abacuruzi n'abarangi mu rugo rwawe kura nyabingi mu rugo rwawe kusohora ibidakwiriye Imana ize kukugira neza nshuti yanjye nubwo tujye twizera abanyabingi n'abacuruzi n'abarangi cyangwa se n'abapfumu ariko ntabwo twiye tubona iherezo ryabo ko ari ryiza reka da n'umunsi wa rimwe ariko uyu munsi nshuti yanjye utangwa Imana avuga ngo yongeye kujyana isezerano rishya nawe Uwiteka agiye kujyana isezerano rishya nawe kugira ngo aze akubake kandi amara kubaka uzaba wubakitse hanyuma yo kubakwa n'Uwiteka uzajya ku musozi w'Imana unezerewe kandi uzamugusanga Uwiteka Yesu ashimwe cyane haleluya rero uyu munsi wa none ongera wemerera Uwiteka indwara yawe Uwiteka yiteguye kwikiza ibibazo byawe Uwiteka yiteguye kubikemura urushako rwawe rubi rwakunaniye urubona usengera buri munsi ariko bikanga hari isezerano ry'Imana ijyanye nawe uyu munsi wa none kugira ngo ize yongeye kubaka urushako rwawe kandi urushako rwawe rwubakwa n'Uwiteka nawe uzarusenya ndetse n'amagambo y'abantu rusenywe n'icyorezo rusenywe n'ikintu runaka ariko ndaguhamagara uyu munsi wa none kugira ngo Uwiteka aze yongere akore isezerano rishya nawe mwemerere gusa uzaba kumwemerera kandi Uwiteka nakubaka uzaba umaze kubakika nta yindi mpamvu yo kumaze cyanditswe Uwiteka ngo iyo umaze kunezerwa uzaza kujya ku musozi w'Imana wamara kujya ku musozi w'Imana ukabana n'Uwiteka ugasanga Uwiteka ndagushishikaza gusanga Uwiteka wisanga abantu wisanga abapfumu wisanga abacwezi n'abarangi wisanga za nyabingi wisanga iby'iwanyu bakuraze cyangwa se bagutongereye cyangwa se by'imiryango oya sanga Uwiteka uyu munsi wa none uteguza kugira neza kandi ndakurahiye ntabwo uzicuza mu buzima bwawe n'usanga Uwiteka nuho Uwiteka ubuzima bwawe nuho Uwiteka akakubera umucunguzi w'ubugingo bwawe ndakubwiza ukuri anje izo nubihagararamo nabi ubyubona nibyo hari wabonye ananiwe ntabwo bihagazemo neza ntabwo yitanze ngo bihagaremo neza ntabwo yazi byarimo yabanje gukina ariko uyu munsi wa none niba Uwiteka umwami Imana akaza akija mu buzima bwawe uko mwakira akakubera isezerano rishya ntabwo uzicuza mu buzima bwawe Yesu ashimwe cyane haleluya rero uyu munsi wa none ndavugana namwe ngo mureke twemere Uwiteka tukane isezerano rishya nawe natwe tuzarokoka nitumara kurokoka inshuti yanjye kandi nitumara kurokoka tuzanezerwa hanyuma kunezerwa tuzazamuka tujye ku musozi w'Imana wa Siyoni hanyuma kujya ku musozi w'Imana wa Siyoni tuzasanga Uwiteka kandi Uwiteka azatugirira neza Yesu ashimwe cyane ngo barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu inshuti yanjye ubwo butarimo hari ubuntu bw'Imana itegereze neza n'umubabaro wareza agahinda ariko inshuti yanjye itegereze neza hari ubuntu bw'Imana bukuriho hari imbabazi z'Imana zikuriho banza ushingute mu mbere utekereze wakaba waribagiranye basibanganye ariko hari imbabazi z'Imana zikuriho hari ubuntu bw'Imana bukuriho hari ukora kw'Imana bukuriho hari imikoranire y'Imana ikuriho uyu munsi wa none emera Uwiteka aze yinjiye mu byawe yinjiye mu rugo rwawe yinjiye mu bana bawe yinjiye mu muryango wawe
Uwiteka nuko yakugira neza kandi uranezerwa kandi inshuti yanjye urishima. Mwami Imana abahumuje kandi abagire neza. Tuzoba tuvuga ngo Uwiteka mwemerere aze abane namwe. Turacyakomeje iminsi yo gusenga inshuti yanjye, dutangira ejo umunsi wa 35 turacyari imbere y'Imana. Mukomeze dusenge. Cyonse nta muntu usenga ubaho nabi, nta muntu ukorera Imana ngo yikorere amaboko. Wowe komeza usenge, Imana izakugira neza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushaka ku ijambo ryawe, kumugisha abateza amatwi iri jambo bagire neza, maze kwifuza ku mitima yabo mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibabeho kandi ubuntu bwawe babeho. Urako Jehova Jire ishimwe cyakabibi byawe. Mwami w'abami atarukizwa bahe gukizwa. Mwami abumva data wa twese bananiwe wongeye basubize imbaraga, bashitse nacyo basubize imbaraga kugira ngo hagarare neza badatsingwa n'imbaraga z'umwanzi. Kuko arsezano rishya umaze kuduha. Urakoze Jehova Jire ishimwe cy'imbahaye bose nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mwami Imana abahumuje kandi abagire neza. Kontakiti zanjye ni 0884 38 ushobora kuyihamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp. Mwami Imana abahumugisha, Mwami Imana ahaze kwifuza kwanyu, Mwami Imana abaha amahoro mu mago yanyu, mu business zanyu, mu rushako rwanyu. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe ava ku Mwami Imana. Amen.